Tugiye rero gukomeza kwiga amagambo n'ubundi ari mu Itangiriro, mu gitabo cy'Itangiriro. Uyu munsi turaza kwiga, turaba tureba mu gice cya 21 cy'Itangiriro. Shize twabonye ngira ngo ni muri 19 ubwo Isodomo harimburwaga, noneho Loti agahungishirizwa mu mudugudu wari wegereye aho ngaho, aho marayika yari yasezeranye kutarimbura. Tubona yuko nyine umudugudu w'ubuhungiro natwe dufite aka kanya ari Kristo. Uyu munsi rero tugiye kongera turebe n'ubundi mu gice cya 21 uburyo Imana ikomeza kugenda igaragaza ijambo ryayo. Turakiga ku butumwa bwiza buri mu Itangiriro. Kino gitabo turareba mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko hari igihe abizera bibaza ikibazo bavuga bati, ese abantu bapfuye mbere yuko Kristo aza bizeraga bati ko Kristo atarahari kandi tubona ko ari we wenyine agakiza kabonerwamo? Abo bantu ubwo ntibarimbutse? Ariko mu by'ukuri tubona ko nta muntu n'umwe wagiye mu ijuru cyangwa uzajyayo na nyuma y'ubu tuvuga uzigera ajyanwayo n'ikindi kitari Kristo. Ni Kristo wenyine abizeye bose uzabageza ku Mana. Rero tugiye gusoma, ngiye gutangira nsoma, ariko ntago ndi busome igice cyose kubw'umwanya. Ndasoma kuva ku murongo wa mbere ndageza ku wa 21. Ndasoma kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 21. 21 Itangiriro. Umurongo wa mbere: Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje. Babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse, uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati, Imana iransekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ati, ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana, ko mubyariye umuhungu ashaje? Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi, uwo yabyaranye na Aburahamu, abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe, ibyo Sara kubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa, kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda. Avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Yamvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho. Aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati, ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu mufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba. Aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba
ayaramiza umuhungu we, nuko Imana ibana n'uwo muhungu arakura, atura mu butayu, aba umurashi, aba mu butayu bw'iparani, nyina amusabira umunyegiputakazi. Aya niyo magambo tugiye kuba tuganiraho muri iki gice cya 21 cy'Itangiriro. Iki gice nk'uko mubyibuka mu bice 16 Imana yahaye isezerano Sara ko azabyara umuhungu. 17 nabwo ikomeza kurishimangira, ari nabwo yatanze ikimenyetso cyo gukebwa, aribwo Aburahamu yakebwe we ubwe ashaje, akeba n'abantu bose b'abahungu bari mu rugo rwe cyangwa se b'abagabo, bose arabakeba bakuze, kuko aribwo isezerano ryari kiboneka, ariko barihabwa bari babwiwe yuko rigomba gukurikizwa nyuma y'iminsi 8 umwana avutse. Ibyo twabonye yuko na Yesu, kubera ko byahise bibihame, umuntu wese uvutse wo muri uyu muco bakamukeba, ndetse na Kristo barabimukoreye, Yohana Umubatiza barabimukoreye, naha tubonye Isaka nawe babimukorera, bose ku munsi wa 8. Aha rero 18 tubona Imana n'ubundi igiye kurimbura Sodoma, ikanyura kwa Aburahamu akayizimana, n'ubundi ije gushimangira rya sezerano, ko ntago byari binaniye kugenda direct ngo iruhukire Sodoma, ahubwo yinyuje kwa Aburahamu, arabakira, arongera mu isezerano avuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe nzagaruka hano Sara abyara umuhungu. Ibyo nabyo turabibona, tubona kurimbuka kwa Sodoma na Gomora muri 19, no gukizwa kwa Loti n'umuryango we, bamwe muri wo. Hanyuma ahangaha Sara turi kubona noneho rya sezerano ryasohoye, bisa nkaho kuva muri icyo gice cya 18 agaburira baba marayika bamubwira ngo umwaka utaha nk'ubu tuzagaruka, bisa nkaho 21 haciye mu mwaka, yanyuze mu mwaka kuri iki gice cya 21. Rero Uwiteka ngo yagendereye Sara nk'uko yavuze. Icyambere tubona isezerano ry'Imana risohora, ko Imana ubwayo itajya yivuguruza. Ndashaka ko tuza kwibanda ku magambo ari mu murongo w'iki gice wa 10 guhera ku 10, 11 no kumanura. Niho turi buze kuba tureba aya magambo y'umwihariko, niho turi buze gukura iyi message turi gushaka kuvanamo hano, turi kwita ngo ni ubutumwa bwiza mu Itangiriro. Uwiteka agira Sara ibyo yasezeranije. Ahangaha isezerano ry'Imana rirasohora ngo Sara asama inda ya Aburahamu ashaje. Hanyuma ngo babyarana umuhungu, igihe Imana yamubwiye kigeze, Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, kuko niko Imana n'undi yari yaramubwiye kuzamwita. Isaka bisobanuye guseka cyangwa se kunezerwa, bitwenge. Imana niyo mpamvu Sara yamwise ngo uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse, uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye umuhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati Imana iransekeje. Aha harimo nyine ubusobanuro bw'iri zina, ngo abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ati ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana, ko mubyariye umuhungu ashaje? Aha noneho ya mirongo yacu ngo umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi, uwo yabyaranye na Aburahamu, abaseka kuri uwo munsi w'ibirori byabo, abona abaseka. Ngo nicyo cyatumye umurongo wa 10 abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Turi gusoma Itangiriro 21 umurongo wa 10. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka.
ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe, ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa, kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko. Ngo Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana, aramusenda, aragenda. Hari ibintu bike nshaka kuvugaho mbere yuko tujya ku mirongo iyi ya 10 nyine nyirizina, 10 na 11. Turi kubonamo gusohora kw'isezerano ry'Imana. Imana yari yarasezeranye yuko izagaruka igahereza wa mugisha yari yarasezeranye kuri Aburahamu, rwa rubyaro rukaboneka. Ko Aburahamu yabwirwaga urubyaro, urwo twaje kubona ko nyuma rwashushanyaga Kristo, ariko Paul atusobanurira avuga ko Imana ntabwo yibeshye mu kuvuga urubyaro kandi ivuga benshi. Rero impamvu yabigize urubyaro nko kuvuga umwe, ni Kristo yari iriho itungiraho agatoki. Rero Aburahamu iri sezerano rigeraho rigasohora. Ikindi tubona ni ibirori yakoresheje umwana we, kubera ko yari amaze gucuka, amukoreshereje ibirori. Uyu muhungu w'inshoreke aramuseka, arabaseka, ibyo barimo arabimokinga. Mu Cyongereza reka nze mbasomera amagambo y'Icyongereza mwumva ukuntu ririya jambo barivuze. Avuga ngo icyenda, but Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had born to Abraham, laughing. So she said to Abraham, cast out this slave woman with her son, for the son of this slave woman shall not be there heir with my son Isaac. Hano babyise laughing, ariko ubundi meaning nyine yihishe inyuma yo kuguseka ni mocking, gukwena cyangwa se kubaseka. Navuga ngo gukwena, ngira ngo murabyumva, kunegura, gukoba. Iryo ni ijambo rigaragaza icyari mu mutima we. Aha rero ntago byari uguseka nk'uko yishimiye ibirori by'uwo munsi byabereye mu rugo. Ntago yari hasekana ibyishimo, ahubwo hari harimo kubakwena no kubakoba. Hanyuma Sara afata umwanzuro wo kubirukana. Amaze kuwufata abwira umugabo we, yabwiye umugabo we ngo arababara cyane. Urumva umugabo we, uyu nawe yari umwana we, ntago yagombaga kubaho nabi. Ndetse n'Imana ijya kumuha umugisha ivuga ngo nawe nzamugira ubwoko bukomeye, yashingiraga yuko ngo nawe akomoka kuri wowe. Iyo abadakomoka kuri Aburahamu, nta yindi relation bari kuba bafitanye n'Imana mu buryo bwo kumublessinga. Ariko Aburahamu nawe nk'umuntu koko ari umwana we yabyaye, nubwo ari uw'inshoreke ariko nuwe, biramubabaza. Bimubabaje rero, Imana yunga mu rya Sara, yavuga ati ibyo umugore wawe akubwira ubyumvire. Aburahamu nk'uko tubibona yuko afite kumvira Imana, wumve ano magambo avuga ngo muri 14, ngo Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima kare mu gitondo. Obedience ya Aburahamu ntago yari iyo kumara icyumweru abitekerezaho. Aburahamu yari wa muntu Imana ibwira ikintu akagikoraho ako kanya Imana ikivuze. Ntago yatekerezaga second warning. Ndetse tuzakomeza kubibona inyuma ubwo yamubwira ngo atambe Isaka. Ntago yatekerezaga kabiri ku kijyanye no kumvira Imana. Ibi wenda turaza kubigarukaho muri application n'ibitureba twebwe nk'abizera. Uburyo twumviramo Imana bibanguka bityo. Ni ibintu Imana ivuga ijambo ukareba mu byanditswe wabona igucyashye ku kintu, cyangwa se ikubujije ibyo utagomba gukora, cyangwa se ikweretse ibyo ukwiye gukora, ugahita responding. Cyangwa bifata imyaka, bigafata amarira, bigafata kubanza nyine, bikagaragaza yuko umutima wawe wari warahoberanye n'iki kintu ku buryo kukirekura bigoranye. Aburahamu rero suko yari ameze. Hanyuma tugaruke inyuma. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi uwo yabyaranye na Aburahamu abaseka, abamokinga.
nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Sara urebye iyi mvugo na reaction bisa nkaho ari reaction yagize kuri uku gukoba kwa Ishmael, ari reaction yagize ndetse idaturutse mu kuba nezerewe, bisa nkaho imubabaje, biramubabaje kubona uyu mwana ariho abaseka bakwena, biramubabaje. Rero Bibiliya ihita ivuga ngo nicyo cyatumye, mu yandi magambo iyo mpamvu yo kuba uyu mwana abaye hano nk'umuntu umeze nkaho duhanganye, ibyo turimo ntabwo ari part of it, ntabwo ari umuntu uhuje umutima natwe, ntabwo bimunezeza. Sara rero kutabinezerwa kwe bibyara kubwira Aburahamu ngo abasende, of course. Sara tubona ibyanditswe bimutwereka nk'umugore w'ingeso nziza, wirindaga, atinya. Rero ntabwo yari guhita amera nk'aba nyirabuja usanga ahita ibintu byose abitera hejuru ngo avuge ati muve hano, akababwira ibikapu biri hanze. Ahubwo nyine yegereye umugabo we aramubwira ati nyamuneka aba bantu ntabwo nkeneye ko baguma kunseka, ariko ikindi aba nta nubwo ari abaragwa b'ibyawe, ubu ngubu umuragwa arahari. Wibuke Sara niwe wari warabwiye Aburahamu ngo aryamane na Hagari, ariko aka kanya umuragwa yari yabonetse, nyiri ibintu nyiri bya Aburahamu yari amaze kuboneka, isezerano ryasohoye. Rero ntabwo Ishmael bisa nkaho nawe mu kubaseka, ubundi mu Bisirayeli umugisha w'umuryango wakomezaga mu bana b'imfura. Rero bimeze nkaho kubona Isaka bamuserebura, aribwira ati buriya se n'ubundi barakora ibiki ko n'ubundi ni njyewe nyiri ibintu, nzaragwa neritse waha ngaha, ni njyewe wa mbere, ni njyewe imfura, uriya ni muto, so amategeko agomba gukurikizwa. Ntabwo bigendana na feelings za papa, uko abyumva ntabwo ari cyo cy'ingenzi, ahubwo turareba uko ibintu bisanzwe bigenda mu muco. Rero guseka kwe gufite ibintu byinshi bibiri inyuma, kuko Isaka yari yacutse, ariko uyu nguyu we ameze nk'aho ari kubikwena. Ibyo barimo ntabwo abifata nk'ikintu ahuje umutima n'abo mu rugo bose. Sara rero mu kubibona nawe umutima we warashengutse, ndetse ahita abona ko bishobora n'ubundi kutazarangira neza, niba ariko navuga, kuko aba bana iki gihe urumva Isaka nibwo yari acutse, Ishmael nawe urumva ntaraba mukuru cyane, ariko ubwo iyo baba ari bakuru banicana urebye nabi. Rero ntabwo ashaka gutegereza kugeza icyo gihe, bigomba gukorwa hakiri kare. Ese wazanye ibikombe ushaka akaza gusura? Bazanye ibikombe. Aha rero Sara ngo nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Ntabwo bazara. Sara warabizi ko tutitaye ku wavutse mbere, nk'umuntu w'Imana uzi nyine uburyo Imana iyo yabisezeranye, isezerano ry'Imana riryamyeho, ntabwo ari kwita ku wavutse mbere, ahubwo aravuga ati umuhungu wanjye ntabwo azaraganwa n'umunyamahanga. Kuko ubundi Aburahamu akinahabwa isezerano ngira ngo muri 15 yari ari kuganya ngo ubuse ngenda ndi incike, nta kana ngira, ibyanjye bizaribwa n'abanyamahanga bari iwanjye, kuko yabaga abaja babaga ari abawe, n'abagaragu babaga ari imitungo yawe. Rero wabiraga ngo ushatse igihe utabyaye. Rero niko gahinda yari afite. None Sara arabyumva neza ko ibi bintu birenze gusa kuba hari uwavutse mbere, ahubwo uyu n'umwana udasanzwe w'isezerano duhawe, ugomba kubiragwa, yaba yavutse nyuma y'abandi cyangwa ari hagati. Ntago uyu agombera kuvuka mbere, ahubwo uyu nguyu we ni umuragwa. Sara
arabimubwira, aramubwira ngo senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Nubwo Imana yasezeranye kuzamugira ubwoko bukomeye n'ishyanga rikomeye, ariko ngo ntabwo azaraganwa nawe. Ibijyanye n'umurage ni something spiritual kurusha imitungo yagwije, kuko nubyitegereza urabona uyu Ishimayeli ngira ngo niwe wavuyeho n'Abamori n'Abedomu, bamwe muri abo niwe bakomotseho, bari benshi. Aragenda akora nawe icyo nakwita nk'igihugu, aratunganirwa. Ariko iyo witegereje Aburahamu, we ngo yagumye aba mu mahema, n'uyu Isaka araza aba mu mahema, na Yakobo araza aba mu mahema. Rero mu bifatika, kandi ubwo niba abantu babwiwe ngo nzabahereza igihugu, ariko ibintu bo barimo birenze ibifatika. Aha rero Sara aravuga ngo amusende kuko batazaraganwa. Iyaba byari iby'imitungo cyane, ubundi twari kuba tubona Aburahamu na Isaka umuhungu we ari abantu nyine b'abakire b'abaherwe. Of course Aburahamu yari umukire nubwo yabaga mu mahema, ariko twabonye, sinzi mubyibuka mu bice byabanje, niba ari 18 na 7, yuko Aburahamu yagiraga ajya kurwanirira. Hari igihe Loti yatewe, murabyibuka, hari igihe Loti yatewe, ibihugu by'iwabo byarwanye, Aburahamu arangije ngo ahagurukana n'abagaragu be. My friend, abo bantu ngo yari afite abo yajyanye kurwana bonyine, tudashyizemo abasigaye mu rugo, bari 318, bose ari abagaragu kandi abagabo, kuko ntago yajyanye abagore kurwana. Kandi ubwo babaga bafite n'abagore n'abana. Uwavukiye mu rugo rwawe nawe yagumaga muri uwo murongo akaba umusavana. Rero yari afite 318, afite bajya babarura imitungo ye, na Bibiliya ivuga ko yari umukire cyane. Rero ariko kubera ibyo bari bafite mu mitwe batekereza aho bagiye n'ikintu kibabesheje hano ku isi, ntago ari abantu bari bafite mu mutwe gutura inaha no kuhaba for long, ahubwo ngo bakomezaga bashinga amahema kubera ko batekereza ko hano atari iwabo, bameze nk'impunzi. Aha rero Sara yaravuze ngo umuhungu we ntabwo bishoboka ko yaraganwa n'uyu nguyu w'inshoreke. Ngibyo by'uwo muhungu bitera Aburahamu agahinda kenshi. Niko Imana yaje kumubwira iti we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe. Nibyo Sara kubwira byose umwumvire. Bavandimwe, nashaka ko tudatinze tureba aya magambo Sara yabwiye Aburahamu, tukareba uburyo mu by'ukuri bisa nkaho Sara ubisomye hano mu Itangiriro bisa nk'amagambo asohotse mu burakari. Mu burakari no kuba ibyo bintu bidakwiriye yuko umwana w'umuja aza guseka uwa nyir'urugo. Abikoreshwa n'ikintu kisa n'uburakari. Nago yabasezereye ngo abahimperekeza, ababwire ati rero mugende muhahe muronke, muzanagaruke kudusura. Oya, yaravuze ati mwirukane. Icyo gusenda nyine gisa no kwirukana. Aburahamu arabikora muri kwa kumvira kwe twabonye. Pawulo ageze mu Bagalatiya, iri jambo Sara yasohoranye umujinya, Pawulo asa nk'urigize prophetic, nkaho ari ijambo ry'ubuhanuzi ryari rikubiyemo message y'Imana, kandi atari message iri cyane kuri aba bana, ahubwo message y'ubwoko bw'Imana mu mageneration yose. Abagalatiya 4 umurongo wa 29 na 30. Kamere 28. Nuko rero bene data, namwe muri abana bisezerano nk'uko Isaka yari ari, ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bimeze.
mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko uyu muhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Pawulo niwe uduhaye komantere kuri uyu murongo, atwereka ko burya ntabwo bwari uburakari bwa Sara just gutyo, ahubwo ni isezerano noneho mvuga ukuntu abivuze ngo ibyanditswe bivuga ngo iki. Ni ikibazo akunda gukoresha, nkunda cyane ako kajambo ajya akoresha, nuvuga ngo bituma agarura imitekerereze y'umuntu mu byanditswe. Akakubaza ati ese ubundi ibyanditswe bivuga iki, mbere y'uko ujya mu zindi nyigisho, kuko hano yabwiraga abagalatiya bari baratandukiriye batangiye kujya ku by'umubiri. Kandi ibi by'umubiri twabonye ko bigereranwa na wa mwana wavutse nk'uko iby'umubiri bigenda. Niba mwibuka neza mu bice byabanje nibyo bintu twari turiho tureba. Rero ari kugaragaza abwira bano bantu bagiye ku by'umubiri, abereka ati ese mumbwire ibyanditswe byo bivuga ngo iki. Ni ikintu ndiho ndahimbira ahangaha ibyanditswe bitagaragaza, nkaba ndiho ndababwira ibintu nihimbiye. Ibyanditswe byo ntibivuga ngo senda umuhungu w'inshoreke kuko atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Ari kugaragaza yuko ari abana babiri bahagarariye amasezerano abiri, isezerano ry'imirimo n'isezerano ry'ubuntu. Isezerano ry'ibijyanye n'iby'umubiri, uko iby'umubiri bigenda nk'uko abyita, ndetse n'ibijyanye n'iby'umwuka, uko iby'umwuka bigenda. Aha rero Pawulo niwe muntu udusobanuriye aya magambo, atwibutsa yuko burya n'ibyanditswe ubwabyo bigaragaza aba bana babiri nk'amasezerano abiri. Bityo nta mugalatiya ukwiye kuba yishuka yuko Imana iriho irashyira umukiro mu by'umubiri, ahubwo umukiro uteretswe mu by'umwuka. Naho iby'umubiri byo ahubwo Imana iri kugaragaza uburyo bibaye chaste, bibaye chaste, cyangwa se Imana irimo iramubwira ngo amwirukane, yirukane uwo nguwo wavutse mu buryo bw'umubiri cyangwa se w'inshoreke, kubera yuko atazaraganwa n'uwisezerano. Pawulo niko avuze, mwumve ngo mbese ibyanditswe bivuga bite? Biravuga biti senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Umuhungu w'umugeni, niba mwibuka, reka ntuke hejuru mwumve ibyo yari ariho avuga. Abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire, ntimurasobanukirwa n'amategeko? Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe yari uw'inshoreke undi ari uw'umugeni. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani, kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri, rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyara ububata, iryo ni ryo rigereranwa na Hagari, ari we kandi ugereranwa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none, kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ubwo ni abana b'uwo mugore. Abo ngabo bakaba nyine bavutse mu buryo bwo kwiyeranja, bya bindi Aburahamu byamubayeho. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni. Bivuga ngo Yerusalemu yo hasi ni igishushanyo kigaragaza Yerusalemu yo mu ijuru, niyo mpamvu abera basezeranywa kuzayijyamo. Iyo ngiyo rero ngo ubundi niwe mugeni wa nyawe, imwe yo mu ijuru itari yo ku isi. Niyo mugeni, ni nayo mama wa twese, nk'uko ya indi ya mbere ari nyina w'abana b'umubiri, iyi ngiyi natwe ngo niyo tuvukaho. Ngo kuko byanditswe ngo ishime ngumba itabyara, tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inyungwakazi ari benshi kuruta ab'inkundwakazi. Ubwo inkundwakazi ni wa undi wari warabyaye muto, ugaragara nkaho mu buryo buri biologike yabasha kubyara, ari we Hagari, uri kwibere mu yandi magambo. Hanyuma inyungwakazi we akaba ari uyu nguyu ngumba itabyara, ari we Sara. Ngo abana be
ngo bazaruta aba wa wundi bigaragara ko mu bisanzwe yabyara. Abana b'uwo nguwo w'isezerano bazaba benshi. Yaje kubyara umwe ari we Isaka, ariko nyine abwirwa yuko urubyaro rwe ruzangana n'inyenyeri zo mu kirere, rukangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ngo baruta ab'inkundwakazi. Ngo nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Isaka uburyo yavutse, mu buryo bw'umwuka butarimo umubiri, mu buryo butagaragaza ibya kamere uko bigenda, ahubwo mu buryo bw'umwuka. Ngo ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Ibisinzi niba ufite ibibazo, ariko wenda turaza kubigarukaho nibiboneka, cyangwa se kuko iki ni igitabo wenda twize, cyetse wenda abo tudaterana. Ariko ahita abaza ngo mbese ibyanditswe bivuga biti? Biravuga biti senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni. Paulo afasha amagambo ya Sara yasohokanye uburakari n'umujinya no kuba ari kure gusekwa no gukobwa, arangije avanga ibyanditswe biravuga. Niwe uri kuduhishurira yuko burya Sara ntabwo yabyivugishije, ahubwo hari umwuka wari uriho uhanura ibyayo masezerano abiri. Aravuga ngo irukana uyu kuko atazaraganwa n'uwisezerano. Bavandimwe, kino kintu kirakomeye. Ndashaka ko tukigendanamo gake gake kugira ngo turebe birahurira he natwe. Birahurira he natwe. Ibi ni ibyanditswe umuntu ashobora no guhita yibaza, Paulo ni gute akotinga bino bintu by'uko umwana umwe yirukanwe undi agasigara mu rugo, ari gusobanura ubutumwa bwiza hano mu Bagalatiya? Mu gihe ari gusobanura ubutumwa bwiza akifashisha runo rugero rwa Sara abwira umugabo we ngo irukana uyu mwana kuko atazaraganwa n'uwanjye twabyaranye. Aho bihuriye rero ni naho turi buze natwe kubona yuko bitureba. Icyambere nuko nk'uko yahereye hejuru abisobanura hano mu Bagalatiya, uyu mwana wavutse mu buryo bw'umubiri, mu by'umubiri uko bigenda, n'undi yavutse mu mubiri ariko kubera isezerano. Ntabwo ari uko ari biology yabayeho nk'uko umwana avuka, ahubwo byari isezerano ry'Imana. Icyambere rero kirimo hano nuko uyu wavutse mu buryo bw'umubiri tuza kubona ashushanya na mama we na mama we, bavuga ngo ni umwana ufite aho yavuze. Mama we wamubyaye rero ashushanywa ngo nk'umusozi Sinayi, ari wo nyine watangiweho amategeko, ayo ngaya akaza agashyira abantu mu bubata. Abantu rero aba Bagalatiya bari bashaka kwigira imbata z'amategeko, bashaka kugira ngo abe ariyo abakiza. Arimo arabereka yuko muri kwigira imbata z'umuntu w'inshoreke, ubundi utari uwisezerano, kuko ibi ngibi byabereye kuri uyu musozi Sinayi ubwawo ushushanya Hagari. Paulo ameze nkaho ari ku expectinga ko aba bantu bakwiye kuba bazi ibya Sara na Hagari icyo bisobanuye, kurusha gusa ko ari abagore b'abakeba. Hari ikindi bisobanuye ku ruhande. Niyo mpamvu ari kubihuza n'iriya misozi yo muri Arabiya, ubundi akabihuza n'iby'umubiri n'iby'umwuka, kugira ngo asobanure iyi ngingo ikomeye y'ubutumwa bwiza, kubera yuko ari ikintu gikomeye nyine. Aha rero agaragaza, ahishura yuko uyu Isaka we ngo ari umwana w'isezerano, uburyo yavutsemo akaba ari bwo natwe twavutsemo, abizera cyangwa se Abagalatiya yabwiraga bo muri iki gihe wa nyuma nyine, contemporary Christians. Abangaba yabwiraga bo ngo namwe, ku murongo wa 28, ngo nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Ni ukuvuga ngo ntabwo mwabyawe muri Yohana 1:12 ngo abo ntibabyawe n'umubiri cyangwa n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ahubwo ngo abo babyawe n'Imana. Bivuga ngo ni isezerano ry'Imana bavukiyemo, ntabwo ari umugabo n'umugore babaye, kuko ikibyawe ngo n'umubiri cyose kiba ari umubiri, ariko ikibyawe n'umwuka kikaba ari umwuka. Aha rero Sara
ariho aragaragaza yuko ibi ngibi ubundi ari ibintu bibiri bitabangikana. Sara ubwe hano mu Itangiriro atweretse yuko umwana w'inshoreke ntabwo ashobora kubangikana mu rugo rumwe n'umwana w'isezerano. Ntabwo ni ibintu biri incompatible, ntabwo bigendana, kimwe kigomba kuvaho. Niyo mpamvu hari Pawulo, reka mbasomere hano mu gice cya 4 nako 5, igice gihita gikurikiraho, ahita avuga ngo reba umurongo wa 2 igice cya 5 mu Galatiya. Dore jyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira. Umve bavandimwe, ngo nimukebwa ngo Kristo ntazagira icyo abamarira. Kandi ndabwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose. Ko niba ushaka gukurikiza rimwe ugashaka gukizwa nayo, ubwo mpaka uyarangize yose, kuko ntiwakora rimwe ngo uvuge ngo wakiranutse. Rero ugomba uyarangize yose. Mwumvekane ngo mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Ni ibintu bibiri bitajyana. Urashaka kwikomeza ku mategeko, ubwo Kristo arigirayo kuko ntaho muba mugihuriye. Kandi niba ushaka gutsindishirwa na Kristo, amategeko yigizeyo. Hari igihe umuntu avuga gutyo, abantu bakagira ngo ubwo se ngo amategeko tuyihorere. Ntabwo ari cyo mvuga. Ntabwo ari cyo ndi kuvuga. Nugitahana na uraba wafashe message itariyo. Kuyigizayo mvuga ni mu buryo bw'uko utekereza ko yagukiza. Niba utekereza yuko amategeko yagukiza, ubwo rwose nta kintu yakumarira. Aha rero bavandimwe, Pawulo ari haragaragaza ko ngo umuntu wese ukebwa Kristo ntacyo yaba kikumari. Ku murongo wa 2 igice cya 5, niba ushaka gukebwa Kristo ntacyo azaba kikumariye, kubera yuko niba ushaka kwikomeza ku mategeko, ubwo nyine ni mpaka uyuzuze yose. Yakobo niko yavuze. Yakobo niko yasobanuye, agaragaza yuko ngo umuntu ushaka gutsindishizwa n'amategeko afite liste y'amategeko 10, akagira niba nabyita agakurikiza 9, yarangiza rimwe rikamunanira, n'ubundi aguma ameze nk'uwishe 10 yose. Ntabwo mu mategeko hariho kugerageza. Urayumvira cyangwa se umanika amaboko ko yakunaniye, ubwire Kristo uti ntacyo nzanye mu ntoki kinshungura, nizeye umusaraba wawe wenyine. Aha rero Sara iki kintu yari yamaze kugisobanukirwa, aravuga ati senda uyu mwana na nyina, senda uyu mugore n'umuhungu we, kubera yuko bigaragara yuko ntago tushobora kugira abaragwa baturuka mu masezerano atandukanye. Umwe ari isezerano ry'umwuka, undi ari ry'umubiri, ngo bose baragwa ikintu kimwe. Sara ikintu ari kuvuga ni ukuvuga ngo ntabwo uwikomeza ku by'umubiri, ushaka gukizwa n'imirimo ye cyangwa se eforo z'umubiri we nakuya yabize kiwe, uwo nguwo ntabwo ashobora kuragwa ikintu kimwe n'uri ku mwuka. Ntabwo umubiri n'umwuka bifite ikiragano kimwe. Ntabwo inzira zose zigera i Roma. Oya, ni inzira imwe. Zose zishobora kugera i Roma, ariko ntabwo zose zigera mu ijuru. Kuko i Roma ho maybe wasanga zihagera, ariko ntabwo inzira zose zigera i Roma muri ubwo buryo. Rero Sara aravuga ngo musende. Ntabwo ari ibintu bibiri bibangikana, kimwe kigomba kwigirayo kugira ngo ikindi kibe effective. Ntabwo umuntu akizwa na Kristo ngo akizwe n'amategeko icyarimwe. Ntabwo Kristo afatanya n'imirimo yawe ngo bagukize bombi. Kristo agomba kugukiza wenyine, bitaba bibaye bityo ukarimbuka.
ingaruka yo gushaka gukizwa n'ibyo ukora, ibyo kubahiriza amategeko ni ibibora, kuko ibitabora ntabwo byaragwa ibibora, niko Pawulo avuga abwira abakorinto. Ntabwo wakora nk'iby'umubiri ushaka hanyuma ngo expecting kuzaragwa iby'umwuka kandi atari wowe wasavingiyemo. Ubibira mu mubiri azasarura kubora. Ni nacyo abwira abagalatiya hano, ababwira iby'imirimo myiza. Dore ngibi byo Sara rero ariho havuga abavandimwe. Uyu Sara twari twabonye avuga amagambo asa nk'aturutse mu burakari, noneho ibyanditswe biduhishuriye yuko Mwuka Wera ubwe ari we wahamije yuko uyu nguyu ahubwo. Niyo mpamvu Imana yahise ishimangira kugira ngo Aburahamu ataza no kuresist ibyo Sara amubwiye, kuko byari bimubabaje. Ishimayeli niwe wamubyaye, kumwohereza gutyo gusa akajya kwangara kandi uri umutunzi ufite ibintu byose byari mubabaje. Ariko Imana irazira confirm avuga ngo ibintu umugore wawe akubwiye ubyumvire ubikurikize, irukana uwo muntu koko nkuko abikubwiye. Sara ntabwo ari mean, ntabwo ari umuntu mubi. N'Imana ntabwo yari ikoze icyaha kuko ntishobora gukora icyaha, niko Yakobo atubwira. Ahubwo yari iri icakarongo, iri isibura. Kwa kundi wandika ibintu n'ikaramu yenda gushiramo ukazana ifite umuti mwinshi ukongera ukabinyuramo bikagaragara bikaba bold. Iyunga mu rya Sara iravuga ati Aburahamu, murongo wa 12, Imana ibwira Aburahamu iti we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe, ibyo Sara kubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa, ntabwo ari kuri Ishimayeli. Rero agahinda uri kugira, there is no need. Arongera asubiramo rya sezerano ati cyakora nawe nzamugira ubwoko bukomeye, niko yavuze ngo kandi umuhungu w'uwo muja nawe 13 nzamuhindura ubwoko kuko ari urubyaro rwawe. Kuba afite aho ahuriye nawe ntabwo azamererwa nabi, humura ntabwo agiye gupfa, ariko siwe muragwa. Niyo mpamvu tunabona yuko ntabwo mu by'ukuri kuba tuvuga ngo amategeko tuyigizeyo ntabwo bivuze ngo ntabwo usabwa kubaha Imana mu byo gutegeka, kuko n'Imana yayatanze. Na Pawulo avuga ngo niba ari uko bimeze amategeko nayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, ndetse amategeko arakiranuka, ngo ahubwo ngo twebwe nitwe babi. Rero no gushaka kuyubahiriza biterwa na intention. Igitumye ushaka kubikora niki? Uragira ngo ukizwe nabyo? Wamutira ku kantu gahindure gutya. Urashaka gukizwa nabyo cyangwa nukubaha Imana? Aha rero ntabwo mu by'ukuri inshoreke umwana wavutse ku buryo bw'umubiri azaraganywa n'umwana wavutse ku mugeni, ku isezerano. Uri mu isezerano ntabwo ashobora kuragwa kimwe n'uwabikoreye. Ijuru ntirikorerwa, nicyo ndi kuvuga kuva igihe cyose nahereye. Iyo ushatse kurikorera uraribura rwose. Ahubwo abadakora bakizera nk'uko aza kubikomozaho mu gice cya 4 cy'Abaroma, abo ngabo Imana ikabahera ubuntu, nko guherwa ubuntu apana ibihembo, kuko urikoreye byaba ari ibihembo ntibyaba bikiri ubuntu. Igice cya 4 cy'Abaroma. Niba ari uko biri twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Iyo Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese byanditswe bivuga gute? Bimuvuga iki? Cya kibazo akunda kubaza. Ibyanditswe ubundi bivuga iki? Nibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka, nyamara ukora ibihembo bye nibimuhanira no guhembwa no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Nkuko Dawidi yeruye amahirwe y'umuntu uw'Imana itabaraho gukiranirwa atabiheshejwe n'imirimo, ati hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikira. Yaba Dawidi yaba Aburahamu, ubu se
wa mugani w'Abaheburayo tuvuga iki? Twarenda se tubarangiza ko urutonde ari rurerure. Dufite ngo abahamya benshi batugose bo guhamya bino bintu uburyo rwose bituruka ku kwizera bitanzwe ku bw'ubuntu bw'Imana. Nta muntu ushobora kubikorera. Ushatse kubikorera ikivamo ni umwana w'umubiri, ni ibyavuye muri eforo zawe, mu mubiri wawe, mu kuvunika no kwiyuha kuya kawe, ariko ntabwo ari ikisezerano ry'Imana, kuko isezerano ry'Imana rica mu rubyaro rw'isezerano ari rwo Kristo. Urwo rubyaro uwizeye Imana akajya akabarurwa mu bakomoka babandi Imana ivuga ngo hano yavuze ngo Imana ijya kumubwira kumvira Sara, yavuze ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa. Kuri Isaka pana kuri Ishimayeli. Ruvuga ngo nibyo twavugaga ubushize ko uyu mugisha w'Imana, iri sezerano ry'Imana ryagendaga rica mu bantu runaka, rikanyura muri Nowa, rikamanuka rikagera kuri uyu Aburahamu, rikaza rikagera muri Isaka umuhungu we, rigakomeza muri Yakobo, rigakomeza kuzagera noneho ribonetse. Niyo mpamvu mu Bikorinto Pawulo avuga ngo Imana ubwo yatanze Kristo ngo yari ivuze yego ku masezerano yayo yose. Aya masezerano yose yagendaga ihereza Aburahamu, ejo ikariha Isaka, ikamubwira ati hari isezerano mfitanye na so, yagera kuri Yakobo akavuga ati nagiranye na so Isaka isezerano ndetse na sokuru Aburahamu, igakomeza. Igihe Kristo yabonetse akajya mu mubiri akabyarwa n'umugore, Imana yari ivuze ngo yego ndabisohoje. Nuvuga ngo bya bintu byose yakomezaga ipromisinga yari bigeje kuri fulfillment. Niyo ibyo Paul aba ari kubikoresha ashaka gusobanura uburyo ababwira ko azabasura atababeshyaga. Yajyaga ajya gusobanura nk'akantu gatoya ukabona teologiya yose ayimazeyo. Rero bavandimwe, umuntu wese ubyarwa n'Imana n'ubyarwa n'Imana ariko mu buryo nyine bw'isezerano ry'Imana, ntabwo ari ubyarwa n'Imana mu buryo bw'uko yabikoreye. Nta kintu wahongerera Imana giturutse mu mubiri wawe ngo ugure ikintu cy'umwuka gitangwa n'Imana yera itunganye, hanyuma ikiguhereze ku mirimo yakozwe n'amaboko yanduye. Niyo mpamvu Sara ari kudusobanura yuko aba bana badashobora kuraganwa, ntibishoboka. Umwe agomba kwigirayo. Niba wishingikirije imirimo yawe, ubwo Kristo ntaho muhuriye, birarangira urimbutse. Kandi niba ushaka gukizwa na Kristo, ushaka gukizwa n'iby'isezerano uko bigenda, ngo udakora akizera, uwo nguwo abiherwa ubuntu, ntabwo byitwa ibihembo. Ibi ngibi nibyo Sara yari yarasobanukiye bavandimwe. Niyo mpamvu ivuga ngo ni mama wacu, agereranwa ngo na Yerusalemu yo mu ijuru, ngo iyo ngiyo ikaba mama wacu. Nk'uko umugabo wari sekuruza w'abizera ari sokuruza wacu, uyu nawe ni nyirakuruza wabo w'abizera, kuko iryo sezerano sekuruza yahawe riza kuba fulfilled muri uyu mugore n'ubundi Imana yamuhaye. Ibi rero bavandimwe niko kuri kuzaguma ari ukuri, nibyo byahozeho, ntabwo ari inzaduka, ahubwo inzaduka ni ibibindi. Hari igihe bashaka kubigira ngo ni inzaduka, izo nyigisho z'urubyiruko uzadutse, oya, ahubwo izo nyigisho z'abasaza badukanye. Niba bashaka kuzita ko ari iz'abasaza ntacyo, ariko ni izejo. Izo nzaduka ubundi wowe wayeho kuva ryari kugira umenye ibyadutse? Ubutumwa bwiza ubwaje bugusanga cyangwa warabusanze? Inzaduka nyine ubushingiye kuva ryari? Ni uwuhe mwaka tuvuga ngo ikintu cyaje nyuma y'uyu mwaka kiba cyadutse? Ni mwaka ki? Ni uwuhe? 1900 na kangahe kugira ngo twumve koko bigwa muri uwo mwaka? Ubutumwa bwiza uzi igihe bwazi. Rero ntihakagire ubitimidatinga ngo ashake kubatera ubwoba. Hari igihe bamera nk'abagukanze ukagira ngo hari ibintu uri kuvuga koko wagira ngo biraciriritse, ni bakuru se bafite ijambo. Nuvuga ngo usibye kuba bashaje ariko nta kindi.
nta kindi, kuko ubutumwa bwiza bubaruta ubukuru kubera uwabutanze ni ijambo ry'Imana. Mu bantu bose bagihumeka, habe n'abapfuye, niyo wazura abapfuye ukababwira ati wowe watanze ubutumwa bwiza ku isi wavutse ryari mbere y'uko upfa, nta muntu wasanga yaratanze ubutumwa bwiza ku isi. Reba igihe abera babereyeho. Sara akaba asobanukiwe teoloji ingana ityo, umuntu ufite PhD ebyiri muri teolojiya akaba avuga ngo abisilamu ngo n'abahindu ngo bazaja mu ijuru ngo kubera ngo imirimo bakora. Ukibaza ese ubwo uwo muntu aba ashatse kuvuga iki? Iyi mirimo kandi ntubona yuko ari iby'umubiri nyine, uko iby'umubiri biba bimeze. Nuvuga ngo iby'umubiri biteye bite? Wakoze urahembwa, nta cy'ubuntu kibaho. Aho hano ku isi nta cy'ubuntu gihari, ariko iby'umwuka byo biravuga ngo dore reba Kristo wabambwe ku musaraba, reba wizere, dore impongano ikwiriye ibyaha wakoze. Ahanga uyu runi rwo urubyaro rw'Imana rumanitse ku giti, urwizereyemo akabyarwa binyuze muri rwo arakira. Ibyo ni iby'umwuka, ni iby'isezerano. Isezerano ry'Imana naho risohorera, ariko iby'umubiri byo ntago bibangikana. Ntabwo avuga ngo nukwiza Kristo ngo ariko ngo biba bisaba no gukora nyine nawe ngo ntubu umunebwe ugaragaze yuko hari icyo wakoze. Hoya, ntago Imana ikeneye contribution yawe. Bari igihe ubwira umuntu ubutumwa bwiza agashaka kugira ngo asesekemo imirimo kugira ngo mwe muri on the same page. Oya, iyo mirimo buyiretse ahagararira aho ngaho, naba yiretse ntago ikenewe. Ngo none se kuvuga ibintu byo gutsindishirizwa ngo ubwo tugende twikorera ibyaha? Nigeze se mbivuga ibyo gukora ibyaha? Je navuze yuko ukizwa n'ubuntu bwa Kristo biturutse mu kwizera gusa. Amaraso ya Yesu yonyine bavande bigasurinwaho ko ari yonyine, apana gushaka kubitsinda ngo ubikwere. Niyo yonyine, bitabaye yonyine warimbuka, kuko ntabwo akeneye uza kuyatora. Ni amaraso masa. Bavandimwe, buno nibwo butumwa Sara yariho avuga. Imana ikaza ikabushimangira ikabwira Aburahamu iti yego bikora ibyo Sara avuze, wishaka kuzanamo amarangamutima hano ngo ugire impuhwe z'abana n'abakozi birukane bagende, kuko abo ngabo ntabwo aribo nakubwiye nyine isezerano rizacamo. Arabikora, abyuka kare yari umuntu wumvira Imana cyane, ntiyashizemo imibare. Ubuse nimwirukana ntazapfa, yari yamubwiye ati hoya humura, nawe azaba umuntu ukomeye kuko aguvaho agukomokaho kandi narakumenye ukangiriraho umugisha, ntabwo azaba mayibobo. Icyari kumubaho cyo kirenze ubu mayibobo, ariko at least akiri mu isi ntacyo azaba. Aha rero bavandimwe, niho imitima yacu ikwiye kubiri. Aburahamu wumviraga Imana, ndetse na Sara ubasha gucangura ibigawa mu bishimo, akabasha kumenya ko ibingi batari ibintu bibiri bikwiye kuba bibana. Bavandimwe, ese ubundi kubera iki abantu bizeye bakwiye kuba bigishwa yuko imirimo itajyana umuntu mu ijuru? Aba yarizeye kubw'ubuntu nyine. Ni nko kwibaza, ese ubundi umuntu wizeye akeneye kongera kubwirwa ubutumwa bwiza? Nta muntu ubu graduating. Umuntu wese mu babyawe agomba kumva ubutumwa bwiza, akwiye kumva ubutumwa bwiza, kuko nibwo bwongera. Ni nka engine y'imodoka iri kwaka, irashyuha ukayihoza, niba bajya basukaho amazi simbiza, ariko nuko nguko ukongera ukayirefreshinga, cyangwa se niba gushyuha ari byo byiza, kwa kundi bayishyushya mu gitondo ukongera ukayishyushya iyo yakonje. Uwizeye rero nawe aba akeneye ubutumwa bwiza, kuko abizera hari imitego y'umubi tujya tugwamo, niba mwebwe bibabaho simbizi. Ugashaka kumera nkaho yego nakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ariko ibyo byari at the beginning, ariko ubu ngubu hari ukuntu nyine nkeneye kugira ngira uturimo kugira ngo mbi maintaining bibe bishikamye koko. Oya, birashikamye, byashikamye mbere.
yuko utangira gukora umurimo n'umwe nyuma yuko wizeye. Ya interval hagati yo kwizera kwawe no gutangira kugira icyo ukora byari bishikamye, ntago bizajegajegeshwa n'ibyo ukora, kuko hari igihe ugira temptation yo gushaka kugira ngo nkaho ibyo ngiye gukora biraza gufinyora ikintu Imana yakoze, nagihawe ku buntu, ariko kugira kibe kiri ku murongo neza, ukumva nk'utuntu wakoze tukajya tugaruka mu mutwe wawe, kumva nitwo ushingiyeho umunezero wawe. Uzabibona akenshi usanga kwezwa birashimisha, nta muntu wakijijwe utanezezwa no kuba abona nesha ibyaha, ariko hari igihe bikunezeza mu buryo bumeze nkaho wongeyeho akantu, atari umunezero wo kubaha Imana, ahubwo kubera ko bimeze nkaho. Ni nayo mpamvu ubona abakristo bamwe bazamura intugu ku bandi, ukumva safi hari ukuntu buriya ari nyine, ukumva hari ahantu handi wageze. Ibyo byose ni ugushaka kwishingikiriza ku mirimo yawe. Wahageze ute? Wahagejwe n'iki? Nuko wakuze muri faith, cyangwa ni ukubera yuko wishuka ko hari ituntu uri murakora? Rero ibyo biraba bitureba kwibutswa cyane ko ari ubuntu, kugira ngo hatazagera na point igeraho ugashaka kubyuririraho, no kwibwira yuko ari imirimo yawe. Hari igihe ujya uterura nk'isengesho ukumva ubuze n'icyo uvuga, kubera nyine ibyaha bitera ipfunwe. Umaze iminsi utabayeho neza, witwara nabi, ugashaka gutinya kwegera Imana. Hanyuma cyagiye wari umaze igihe uri ku murongo, ukumva noneho kwegera Imana ni ibintu bisanzwe, wabiciye amazi. Ibyo byose harimo ibiba biri guturuka mu mutima w'umunyabyaha, bwo gutekereza ko hari urwego rwitwa imirimo ruri gutuma wurira. Hanyuma imirimo yatangira kugabanuka, akarada kamwe kakavaho, manuka kandi kavaho, esikariye zigenda zipunguka, ku buryo hahandi noneho wumva kwegera Imana ari ibara, kumva yahita ikwica. Ibyo byose bavandimwe bishobora kukwereka ko wishingikije ku mirimo yawe cyangwa kuri rubyaro. Uko ngo yavuze ngo urubyaro nko kuvuga umwe, ntabwo ari grammatical error, ntabwo ari grammaire yari yinaniye ngo inanigwe. Ngo urubyaro rwawe ruzabamo abantu, ngo ruzangana n'umusenyi. Urubyaro se rungana n'umusenyi gute? Imisenyi ubwayo ni myinshi, none ukoresheje sengiriye. Ntabwo ari grammaire mbi rero, ahubwo ni urubyaro nko kuvuga umwe, ibizi neza ibishaka mu mutima wayo ko ivuga Kristo. Urwo rero urwo rubyaro nirwo duhagazemo na bugingo ubu turi imbere ya Data, nirwo itureberamo. Muri iyo ndorerwamo y'umwana wayo niho itubarura, hanze ye aba ariyo bararimbutse. Muri we rero nta kuntu waba none ugiye gutangira gukizwa n'imirimo. Iyo mirimo rwose ku bijyanye n'agakiza nta kimaze, ikwiye no kwavoidingwa kugira ngo bibe kiriya. Iyo mirimo ni ubuzima buranga abera, ntabwo ari certificate y'abera, niba ariko navuga, nubwo certificate iciriritse, kuko ibi ngibi byo ni ibintu byaduhaye kuba abana, kubabarirwa, gucungurwa, gukiranuka, kwezwa, guhabwa ubwiza. So birenze certificate. Kwari igihe nabwo kuyifata nka certificate bameze nko ngo kwizera nyine ngo niyo tike kugeza mu ijuru, ubwo iyo ugezeho biba birangiye. Ntabwo ari itike nko kuvuga ngo umfa kuba narikandagiye mu bwongo bibaye ibyo, ubwo wabonye itike ukinjira nk'ahantu mu gitaramo. Ibyo bibera mu gitaramo byose ni management yawe, upfa kuba wowe winjiye, ariko hasi ko biteye. So najya nsoreza aha ngaha, hanyuma dusenge.